ibyo bintu biba byarabaye imyaka n'imyaka muri za experience zawe wagize z'ubuzima, ukajya kubona bikongera bikagaruka ubu ngubu. Ibyo bintu tukaba twarabigize nk'ibintu bisanzwe, mu buryo busanzwe, atari uko tubishaka, kubera kudasobanukirwa ikihishe inyuma y'ubwo butumwa buba bugarutse nyuma y'imyaka 15, nyuma y'imyaka 40. Ngaho mwaye muri mu biganiro muranezerewe, cyangwa ikiganiro koko gifite ibintu bigufite akamaro ka iyo filime ya nyuma y'imyaka 50 hashema akantu kameze nk'agafoto ngo pyo ukabura hagaze, tugahita tubigira. Aho nibwo buryo bwacu twamenyere twebwe abanyarwanda, abo twebwe turinuze ni class. Mbese twebwe tubifitemo maîtrise, ibintu byo kugira byo kurenzaho byihuse cyane, tugakomeza ubuzima turenzaho tukagira ngo tukamenyera ubwo buryo mu buryo buzima bwo kubaho. Ariko mu by'ukuri inshuti zanjye, ikituma uba wohererejwe iyo ako gafoto gatoya, uzi icyo bishatse kuvuga, nuko roho yawe ibigukeneye, nuko roho yawe ishaka kukwereka yuko iyi ntuze mu mwaka runaka ibi bintu byarabaye, aka gafoto karacyabitse, iki gice cyawe cy'ubuzima kiracyabishetse mu mutwe wawe ahangaha, ahantu deep utitaho namba. Ariko iki gice cy'ubuzima ndifuza yuko hari ikintu wagikoraho, ndifuza yuko wongera ukicara ugatuza, ukagarura ko kantu, ukabasha kukakira, cyangwa se ugashaka ubufasha bwo hanze bugufasha gufata ko kantu, ukabasha gusobanukirwa ibyo bintu, ukabasha gusohora ibigomba gusohoka, ukabasha kwakira ibyo ugomba kwakira. Ahasigaye ugaha roho yawe umwanya kuko irawukeneye. Nicyo iyo message, nicyo ako gafoto, ako gafragma gatoya kaba kaje kuvuga mu buzima bw'umuntu. Ntabwo kaba kaje mu buzima bw'umuntu ngo yongere arenzeho, kuko na nyuma iyo umaze kubona ako kantu, aho uri hose uhita ujya mu zindi mbaraga. Uzahite wumva kuki uhita ujya mu zindi mbaraga, uhita wumva muri wowe urakomeza nyine inyuma, kuko ni ibintu twebwe abanyarwanda tuzi guseka biturimo gushira. Urakomeza nyine inyuma, ugakomeza ugaseka, ibintu bigakomeza. Ariko muri make y'ikintu gihita kiba nuko ubwawe uba utakiri hano. Nubu ukiri hano uba wasubiye inyuma. Nubu mbese uri kumwe nawe bwite, kuko iyo ako kantu kaje uhita utana connection yawe na roho bita bitanu, ugahita uzamuka ujya ahangaha. Iyo bigiye hano uhita ujya mu mbaraga zo hasi, uhita usubira inyuma, ntabwo uba ugishoboye gutera intambwe ujya imbere, kuko ka kantu kaba ari si ni umupaka. Nturengaha, kurenga ahangaha suko Uwiteka kwanga, suko hari ibindi bibi byihishe inyuma. Nuko ugomba guhinduka, nuko ugomba gukira, nuko ugomba kwakira, nuko ubwo ngubwo bishatse kuvuga yuko ugiye kwiha uburenganzira noneho bwo kwicara ukibwiza ukuri, ukava mu kwikira, ukava mu kuvuga ngo ntiwumvishije, ntiwasobanukiwe. Kandi ahangaha hari umuntu uri kugusobanurira. Ibi ni ibintu biri muri benshi muri twe. Nta ugushinja namba,
ahubwo ikiganiro nk'iki ngiki kiri ahangaha ngo gihite kikwibutsa yuko nibyo koko ibi bintu bikunda kuza kenshi mu buzima bwanjye. Birashoboka se ahubwo ko ari ibyo bintu biri kumbuza kugira impinduka mu buzima bwanjye kuko ntabyitaho ahubwo